Iby'Imana ikora biradutangaza tanuka bimenye uko ariko inzozi iby'Imana ishaka aribyo nkwiriye gukora ariko inzozi iby'Imana ishaka aribyo nkwiriye gukora mu rugendo ntabwo nabimenya byose ariko ikoza ni kuki turiza n'ibyago biriho kandi aribyo mubwiye ni kuki turiza n'ibyago biriho kandi aribyo mubwiye ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi aribyo mubwiye kandi kuko Eliya yajyanye n'ingoga naje niko nzasigira ayiwe ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana tuzaba ibihumbi turamya umukiza tuzamuririmbira uri Imana ikiranuka muri zose ubuntu ni namuntu uri Imana ikiranuka muri zose ubuntu ni namuntu ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane w'ijuru mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane w'ijuru kandi kuko Eliya yajyanywe n'ingoga naje niko nzasigira ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana mu rugendo ntabwo nabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi aribyo mubwiye ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi aribyo mubwiye tuzaba ibihumbi turamya umukiza tuzamuririmbira uri Imana ikiranuka muri zose terasino
Sema haleluya. Haleluya. Ni myinshi turayibyaramo ikintu. Yes, arakora. Yes, arakora. Nukuri arakora. Nugutarasubiza. Nugakuka umutima. Yesu arakora. Atuye inyuma we. Atuye inyuma y'ibihe.
wibaza ko mbikunda kurusha umuntu, bigatuma uzimera. Wibaza ko mbikunda kurusha umuntu, bigatuma uzimere yanyuze izere. Wibaza ko mbikunda kurusha umuntu, bigatuma uzimere yanyuze izere. Wibaza ko mbikunda kurusha umuntu, bigatuma uzimere.